si umuzi ko mwabagabo mwe mutunze abagore batari abanyu ntago makuru mufite abakobwa mwateye inda iyo ngiyo murabasiga muraza usiguteye inda Mariya ngwino hano ngwino nawe nushaka kubura umugabo ntacyo bitwaye ngwino banguka ntacyo ukakunyarukira ugasigute Mariya ukamubwira ukuntu mukunda je t'aime reka sinakubwira I love you ukabisoza ugahita umudominda Mariya ugahita umuta hirya iriya ugahita uza kwa Nyesi tugahita tukigendera ukantunga ukangira umugore singe mugore wa ubundi akagombye kuba ruri none imbere none ufite abagore babiri Imana ikurebona ufite abagore babiri umugabo ufite umugore abaye afite urukundo ntiyakwangiza umwana w'umudiyakoni basengana mu itorero Perezida wa korari abaye afite urukundo ntiyasambanya abakobwa yoboye n'abagore abantu bafite urukundo rw'abadayimoni ntabwo ari urukundo rw'abana biki bima barebye mu matelefone yanyu umusore atereta abakobwa batanu bose akabwira ko azabatwara kuri finali bagashiduka hagaze hano bamwereka bati mwize niki cyatumye Imana ivuga ngo genda umbwirira abantu 2023 babwire bakundane nuko urukundo ruhari n'uburyarya nese ndeba ikinyuranyo cyo gukunda n'ukwanga ariko nsanga barakore ntago twebwe no kwango abundi kwanga abapagane barangana bakabigaragaza nsanga harimo kandi kantu kitwa uburyarya niko bimeze dusome mu butumwa bwiza bwa Yesu Mubwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Yohana ibice 13 duhere ku murongo waho wa 31 page 110 Tumubwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Yohana ibice 13 n'umurongo wa 31 turaza gutaruka dusome n'ubundi mu butumwa bwiza bwa Yesu aho ngaho ibice 15 dusome turasoma amagambo yenda kuba menshi turahera ku murongo w'9 tugeze kwa 17 turaza kuvugamo ijambo rimwe byonyine ubundi dukomeze twumva n'abandi bigisha kadusoma 31 haravuze ngo amaze gusohoka Yesu aravuga ati noneho umwana w'umuntu arubahirijwe kandi Imana nayo yubahirijwe muri mwe kandi Imana ubwo yubahirijwe muri we nayo izamwubahiriza muri yo ubwayo kandi izamwubahiriza vuba bana bato ndacyari hamwe namwe umwanya muto muzanshaka kandi uko nabwiye abayuda nti aho njya ntimubasha kuhajya namwe niko mbibabwira ubu ndabaha 34 cyane n'uwo nshaka ndabaha itegeko rishya ngo mukundane nk'uko nabakunze mubariko namwe mukundana ibyo nibyo bose bazabamenyeraho ko muri abigishwa banjye nimukundana reba hirya kuri page 11 umurongo wa 9 ibice 15 umurongo w'9 aravuga ngo uko data yankunze niko nanjye nabakunze nuko rero mugume mu rukundo rwanjye nimwitondera amategeko yanjye muzaguma mu rukundo rwanjye nkuko nanjye nitondeye amategeko ya data nkaguma mu rukundo rwe ibyo mbibabwiriye kugira ngo umunezero wanjye ube muri mwe kandi n'umunezero wanyu ube wuzuye ngira itegeko ryanjye mukundane nkuko nagize gute nabakunze ngiri itegeko ryanjye mukundane nkuko nagize gute nabakunze nta ufite urukundo ruta urw'umuntu upfira inshuti ze muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka sinyibita abagaragu kuko umugaragu atazi ibyo shebuja akora ahubwo mbise inshuti zanjye kuko ibyo numvise kuri data byose bibamenyesheje 16 simwe mwanoranije ahubwo ninjye wabatoranije kandi mbashyiraho kugira ngo mugende mwera imbuto mugende mwera imbuto zanyu zigumeho kugira ngo icyo muzasaba data cyose mu izina ryanjye akibahe 17 ibyo mbibategekeye kugira ngo mukundane mwakire neza ijambo ry'Imana ngewe nsohoje ubwo nyine ngiye gusohoza ibyo natumwe
kuko ijwi ryambwiye ngo bwira abantu ngo bakundane. Ryari ijwi riremereye ukuntu ntabona uko nabibabwira. Narabyutse nyine ndyigisha online aho nsanzwe ndyigisha, ariko nyine mu gutegura gahunda ndavango namwe nzabibabwira. Yesu nashima. Yesu arimo mu minsi ye ya nyuma, hari imirimo igera, hari impano Yesu yasigiye abigishwa be, arimo aganira nabo. Yarababwiye ngo mbahaye iki mu bintu yatanze. Yesu yatanze ibintu bigera muri 3. Bwa mbere gisomye muri Luka ibice 10, yarababwiye ngo mbahaye iki? Mbahaye ubutware. Haleluya. Avuga ngo mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka ndetse na sikoropiyo. Avuga ngo muzarya ikintu cyica ntacyo kizabatwara. Yesu abigishwa be abaha ubutware. Imana yacu nishimwe. None ageze hano mu butumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Yohana, arimo abasezera, arababwira ngo mbasigiye amahoro yanjye. Aravuga amahoro yanjye ndayabahaye. Avuga kandi ntago mbahaye nk'uko abisi batanga, ahubwo mbahaye iki? Amahoro. Nibyo bintu. Ariko ageze hano twasomye, avuga ngo ngiri itegeko rishya mbahaye, mukundane. Amen. Ahandi yarabahaye amahoro, yarayabahaye amahoro, yarayaduhaye, ndetse asigana dusengeye mu bice 17. Ariko navuga ngo mbasigiye itegeko rishya mugira mute? Mukundane. Hano arabaganiriza, arababwira ngo ndababwira nk'uko nabwiye abayuda, kwahonja mutabasha kuhajya, namwe niko mbabwiye, ariko ndabaha itegeko rigize gute? Itegeko rishya. Narayasomye nshingiye ku ijwi numvise, sanga gukundana ni itegeko. Oya, gukundana ntabwo ari ubushake. Kandi ntabwo nje kuvuga izi nkunda 3 dutubatu mu buzima tubamo bwo mwisi. Oya, nje kuvuga itegeko rya Kristo. Ntabwo ndi bushyiraho izindi nkundo. Ntabwo izo nkundo zindi zo ku mpande 2 sindi buzivuge. Ndavuga urukundo rw'umugabo umwe. Iyo usomye muri Yohana 3:16 hava ngo kuko Imana yakunze abari mwisi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Mu rukundo rw'Imana harimo kuba ari ijisho y'umwana wayo, ikamuduha ngo azadupfire. Hariya twasomye mu bice 15, Yesu avuga ngo nta muntu w'inshuti wakwemera gupfira mugenzi we. Oh haleluya. Dukomere Yesu amashyi. Yadukunze urukundo rukomeye, urukundo rukomeye rusaba yuko byabaye ngombwa kwagira gute? Kwadupfira. Hano 34 avuga ngo ndabaha itegeko rishya ngo mukundane nk'uko nabakunze, muba ariko namwe mugira mute? Mukundana. Avuga ngo ibyo nibyo byubahisha data, nuko mukundana. Yesu nashimwe. Nagize umwanya munini wo gutekereza kuri aya magambo. Ageze n'undi hariya twasomye muri Yohana 15:11 avuga ngo nta rindi tegeko mbahaye, mukundane. Dore itegeko rishya, mukundane. Niko havuga 11 ngo ibyo mbibabwiriye kugira ngo umunezero ngo umunezero wanjye ni 12 ngo ngiri itegeko ryanjye, mukundane nk'uko nagize gute? Nabakunze. Amen. Haleluya. Ndimo ndeba naravuze ngo se uru rukundo ko ari itegeko, kandi abantu mu minsi y'imperuka twaga tuvuga ko Yesu yatubatuye ku mategeko. Ariko iyo usomye mu butumwa bwiza bwa Matayo, ngira ngo ni mu bice byaho, mu butumwa bwiza bwa Matayo mu bice, kandebe ntababesha, ubutumwa bwiza bwa Matayo mu bice 5:17 aba ngo mwitekereza ko naje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe. Sinaje kubikuraho, ahubwo naje kubisohoza. Yesu nta rindi tegeko yigeze asiga, yaravuze ngo mukundane. Nahise ndeba ikinyuranyo cyo gukunda n'ukwanga, ariko nsanga barakore uriya na Alphonse niwe mwigisha. Ntabwo twebwe no kwango abundi kwanga abapagane barangana bakabigaragaza. Nsanga harimo kandi kantu kitwa uburyarya. Niko bimeze? Ndabango none niba ari itegeko, nkunda kubibwira abantu
abantu iyo ndimo mvuga ku cyacumi abantu bamwe bigisha icyacumi mu buryo bugiye butandukanye bamwe bakabwira abantu ngo icyacumi ngo iyo gitanze ngo ni umugisha ngo utagitanze uba wifungiye umugisha abo bakakigisha gutyo abandi bakigisha icyacumi nkaho Imana itagira amaraso yo kubabarira abantu icyacumi bakavuga ngo zana amafaranga ngo ari icyacumi ngo niba utakibuka ngo zana amafaranga ngo utange ituro ngo numara gutura ituro Imana ikubabariye oya amaraso y'ibitambo ntago yigiza ducungura ntago amafaranga y'inoti ya 5 ku cyacumi wariye cyaguha imbabazi ahubwo kwizera umwami Yesu Kristo no kumusaba imbabazi no kumubwira ko utazongera kurya icyacumi biguhesha kwezwa. Muzajya mwihanga Yesu nashimwe. None ni gute se? Ni gute umuntu wishe umuntu? Alphonse ngwino Alphonse reka mugire umupastor n'abandi bavukiye 9 mwana. Alphonse ndamusanze ni pastor n'umushumba musanze mu rusengero ndamugenda Alphonse mana wo mwijimba barire nishe umuntu. Nishe iki? Nishe umuntu nakuyemo inda. Burya ninda n'umuntu. Nakuyemo inda. Imana ibaye gukuramo inda. Akabati Imana ikubabarire kandi bikaba gutya Imana ikambabarira. Mwabyumvise? Nkaza mwani Alphonse nari icyacumi ntazo umubare sinyizi. Imana bakabati okay ubwo Imana itakuzi so mu mafaranga utunze reba ayo watura. Imana zibaye zingahe? Reba yo watura kugira ngo Imana ikubabarire ariko ntuzonge. Icyo ni igitambo cy'impongano kandi ibyo bitamba amaraso ya Yesu rwa rukundo rwe ngiri tegeko rishya mukundane nkuko nagize gute nabakunze ntabaciye ikiru. Imana ibabarira ko wibye ikakubabara icyacu uko wasambanye ikakubabarira ubujura ikakubara amatiku n'amatindi n'amatiriganya ikabikubabarira ikabimbabarira. Imana yatubabariye ikadukura iyo ngiye ikadukiza ibyaha ni nayo itubabarira ibyaha iyo wemeye kuri umunyabyaha kemeranya n'umutima wawe kuri umunyabyaha. Rero amen haleluya. Ndagira ngo mbabwire ngo hari urukundo Imana yadukunze. Rero urwo rukundo Imana yadukunze yarusohoreje mu kuduha umwana wayo. Imaze kumuduha nawe adukunda urundi rukundo rumutera kudupfira ku musaraba kandi nta cyaha na kimwe yari afite. Aravuga ati kuko ibinyuzuye ari byo nabahaye kubera ko mubizi ko mutagira urukundo ngiye kubibaha nk'itegeko mukundane. Nari nshatse kuvuga iki mvuga icyacumi ntago nari mvangiwe. Icyacumi ni itegeko ry'Imana nutagitanga kizakurimbura. N'Imana avuze ngo mumpe kimwe mw'icumi n'amaturo mugabane ushyitse muwushyire mu bubiko bwanjye ugenda ujerwe n'abagomba kuwujera. Reka nkubwire tanga icyacumi umugabane ushyitse uwutange abashinzwe kubawujera nabi bawujera neza ntibikureba kuko umuntu wese azikorera uwe mutwara. Nurya icyacumi uzihane nk'uwasambanye, nurya icyacumi uzihane nk'umujura, nurya icyacumi ukaba ukikibuka kuri konte kiriho uzagenda urotira amafaranga y'Imana. Yabwiye ati 100 nahembwe nabiriye byashize ariko kuri konte kuko amafaranga yose arasa mbonye ibindi 10,000 ngibi 10,000 ni icyacumi. Mbuze nabi indi mitwaro babikoreza y'impongano iyo ni imihango yindi ahubwo amaraso ya Yesu umunyabyaha kuko umuntu urya icyacumi nawe ntaho ataniye n'ibandi. Icyacumi rero kizana imigisha kuba gikoze neza ariko icyacumi ni itegeko ry'Imana. Haje itegeko rishya rero, haje itegeko rishya 2023. Yajwe ryarambwe ngo genda ubwira abantu ngo bakundane kubera ko abantu bakundana. Ejo nabishye no kuri status yanjye
abantu bakundana mu buryo abantu bakundana bitewe n'impamvu. Abantu bakundana kuko bareshya. Kureshya mvuze abakire barakundana kuko aho bicara reka no kubivuga ibyo. Umuntu yatubwiraga abantu batatu basangirira ahantu ikinyobwa bafata kigura miliyoni. Kuvuza gutyo uyu munsi ni runaka, undi munsi. Abo barakundana kuko barareshya, n'ibyo basangira birareshya. Abo ni inshuti. Ubu bucuti bwabo nuko bagize gute, nuko bareshya bakabyita urukundo. Kabiri, abantu bakundana kubera izindi mpamvu, kuko bakorana muri business bagakundana. Abantu bafite ibintu bagenda bashingiraho barema inkundo, kandi ibi bintu no mu itorero byinjiyemo. N'abashumba bakunda abo bashumbye bagenda barobanura ku butoni. Byinjiye mu itorero. Ntaga kubera impamvu ngo genda ubabwire bakundane. Abungeri barasabwa gukunda umukumbi nk'uko nyirawo wasigiye yawukunze. Muyobozi wa korari arasabwa gukunda abayoboye nk'uko abitangiye Golgotha ku musaraba yabakunze akabamenera amaraso. Ni byiza. Ikintu kiguye kubaho niki? Abo kubaha bubahwe, ariko gukundwa abantu bose bakundwe. Abo kubaha bubahwe, kuko nyine nawe urabyumva. Hari abantu bo kubaho. Buriya hari abantu bashaka gutambutsa bakabicaza hariya, mwega muhicajwe n'impano. Ariko ku cyumweru bamwe ntibapfa kuhicara, bakahicazwa. Burya ntago ari ngombwa. Ashaka kuba kamera iri kundeba keretse. Amen. Haleluya. Abo kubaha tububahe, ariko gukundwa abantu bose bakundwe. Utanga icya 10 cya miliyoni akundwe, n'utanga icya 5 akundwe, nibwo bushobozi afite. Nicyo ngicyo Yesu ashaka. Niki cyatumye Imana ivuga ngo genda umbwirira abantu 2023 babwire bakundane. Nuko urukundo ruhari n'uburyarya. Alphonse turahura kansekera, tukicarana kuri iriya ntebe twara mu ivuga butumwa, ariko umutima wa Alphonse atankunda. Imana ikeneye ko dukundana kugira ngo no gutinda. Ariko naninje kubabwira ngo mbibutse ko gukundana ari itegeko ry'Imana. Yesu ajya kuva mu isi nta kindi kintu yigeze ababwira. Yabwiye ngo ngira itegeko rishya. Ni itegeko rishya, ntago ari itegeko ryo mu mategeko ya Mose. Hanyuma ngo ukunde mugenzi wawe, ukunde Imana yawe n'umutima wawe wose, ukunde ririmo. Ariko Yesu arigira rishya, avuga ngo ngira itegeko mbasigiye, nimukundane nk'uko nabakunze. Yongeraga akavuga ngo nk'uko nabakunze. Kimenyimenyi hari ikintu cyaga gituma abantu bakundana. Abantu bakundanaga kuko bavukana, n'abavukanye ntibagikundana, baronse ibere rimwe. Abantu bakundanaga kuko basengana, n'abasengana muri groupe ntibagikundana. Ni nayo mpamvu uyu munsi Mwuka Wera ntakimanuka mu itorero. Dufite ibintu byabo nyihangana abahanuzi. Hari umwuka umeze nk'amashara. Abyumvise? Umwuka umeze nk'iki? Nk'amashara. Urukundo rwaragiye. Nta rukundo. Iyo Yuda aza gukunda Yesu, kandi ku munwa yaramukundaga, n'ikimenyimenyi Yuda yarababaye. Yuda yagize gute? Yuda yarababaye bimutera no kwimanika. Iyo amukunda ntiyari kurya ibyo ngo amuriganye. Yaba nawe wakundaga ntiwariganya mugenzi wawe. Nta rukundo ufite. Kimenyimenyi abavandimwe barapfa. Ubu twese nidutuye i Kigali, so dutuye barapfa utuntu tw'udusambu twa metero imwe, bakenda kwicana bari i Kigali. Ariko habuze umuntu ukunda mwene se bonse ibere rimwe ngo amuharire iyo santimetero 100. Ahubwo muri mu nkiko murenda kwicana, bamwe bashotse abapfumu kwa ko abantu batagikundana. Nabonye umukecuru ufite urukundo ejo bundi, reka no kumuvugaho mbyihorere, nzabibwira abantu twicaye, cyangwa undi munsi nzabivuga nyoboye nyine kubera impamvu z'umutekano. Ariko nagira ngo mbwire ngo ngira itegeko
rishya 2023 yaza ngo mukundane nk'uko Yesu yadukunze. Apana ntago ari bamuhuza amarangamutima mubeshyana ngo murakundana ejo mugatemana mwashakanye. Ni urukundo rutuma umuntu yigomwa. Ni urukundo. Reka dusome rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto, rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto. Mpite nihuta kugira ngo no gutinda. Ibice byaho 13 dusome duhereye ku murongo waho wa 4 twihute. 13:14 hava ngo urukundo rurihangana rukagira neza, urukundo ntirugira ishyari, urukundo ntirwirarira, urukundo ntirwihimbaza, urukundo ntirukora ibiteye isoni, urukundo ntirushaka ibyarwo, urukundo ntiruhutiraho, urukundo ntirutekereza ikibi ku bantu, urukundo ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri. Urukundo rubabarira byose, urukundo rwizera byose, urukundo rwiringira byose, urukundo rwihanganira byose, urukundo ntabwo ruzashira, guhanura kuzarangizwa, no kuvuga izindi ndimi kuzagira iherezo, ubwenge nabwo buzakurwaho, kuko tumenyaho igice kandi duhanura igice, ariko ubwo igishyitse rwose kizasohora bya bindi bidashyitse bizakurwaho. Yesu nashimwe. Ndanashoje kandi kuko ntago ari ikibwiriza nateguye, ahubwo nanje kubabwira uko umwami nyiri igihugu nyiri umwaka, umwami ufite ingengabihe mu biganza bye. Umwami ufite ingengabihe, ufite iki? Umwami ufite ingengabihe mu biganza bye. Umwami ukinga ntihagira umuntu ukingura. Umuntu twagiye gushyingura nari ndi kumwe na mwene data Angelique ejo bundi kuwa 2 Nyaruguru 5:26 nicaye hano ku Bunani, baramuhoga ngo birarangiye, kuko ni umwami ufite ingengabihe mu biganza bye. Iyo ahamagaye umuntu aritaba byanza bigiza gute bikunze. Bene data kangenze gake yavuze ngo ngira itegeko rishya. Birashoboka ko ariko gukundana ari ngombwa, ariko ntiwari uzi ko ari itegeko ry'umwana. Uretse ko gukundana ari ngombwa, wazi ko tugomba no gukundana, tugakunda n'Imana. Yesu ngo ngira itegeko rishya, mugende mukundane, kandi nimukundana nibwo abantu bazamenya ko muri abigishwa bande banjye. None ikibazo n'umugore n'umugabo ntibagikunda, babanye kubera abana babyaranye. Umwe yabuze uko abigenza, umugore yabuze aho ashyira umugabo, umugabo abuze aho ashyira umugore. N'ikimenyimenyi baririmbana ku ruhimbi batabana mu buriri. Abo bantu baracyakundana. Iri tegeko bararyubaye, bafite amategeko abiri, bafite iryo barahiriye imbere ya pasitoro ryo gukundana ry'abashakanye. Hari urukundo rw'abashakanye n'urukundo rw'Imana bararwishe, kubera ko mwabati icyamuye umugabo agapfa nkaba umupfakazi, na mwarimu ajya avuga ko yapfakaye kandi nta kintu agize gute abaye. Kandi burya wabigwa ntiwabishobora, nta makuru ufite. Icyatumye uwawe imurinda uwanjye kamutwara, yarazi ko umusaraba ntawe ushobora. Abagabo bati cyamuye umugore agapfa, sinari mbizi ko ari ukomeze. Nagashatse umugore w'inzobe, nagashatse umugore w'igikara, nagashatse umugore w'amataye, icyama agapfa. Nuvuga ngo aba bantu bisha amategeko abiri, bisha itegeko ryo gukundana nyiri igihugu tujyamo yadutegetse, bisha n'itegeko ry'abashakanye barahiriye imbere ya altari. Nishaka bari yo kwa padiri, aho wasezeraniye hose ni imbere y'Imana, hose ni mu bwatsi bwa Kristo. Hani muri ADEPR, wowe ni Zayoni, ni mu Badive, ni Restoration, ni mu Katolike, ni he hose ni mu bwatsi bwa Nyagasani. Ntaho babikoze mu izina, babikoze mu izina ry'Imana Data.
tugiye gusenga Imana. Bavuga ngo urukundo rurihangana. Wowe urihangana? Kuko yaba wari ufite kwihangana wakwihanganira mu bana. Abarokore ngo gukopa umurokore nakopa umupagani. Kumva abapagane bahimbye, kumva umurokore bamuhimbye ikizina. Ngo bakigini bari bakibihira, ni bari bagitamisi, ni bari sinzi. Iyi mikoro biratandukanye n'iyi mikoro. Gufata iyi mikoro bihuriye ko nta hantu bihuriye. Fata iyi mikoro ube bishop, ube monseigneur, ube representant, ube revera, ube umushumba, ube umwarimu, ube umudiyakoni, ube umuririmbyi, ube umubwiriza butumwa, ube umuhanuzi, ubahiriza iri tegeko rishya. None ko Bibiliya ivuga ngo umuntu wanga mwene se, hariya Yesu yavuze mu butumwa bwiza bwa Matayo ibice 5, bwa Yesu ko bwanditswe na Matayo ibice 5, bamubwiye ngo avango njye sinjyo mvuze, ndavuze ngo nuwanga mwene se ni umwicanyi. Niba itegeko banga umuntu wanga mwene se, njye simvuze wishe umuntu, ahubwo ndavuze ngo nuwanga mwene se ni umwicanyi. Kusiryo juru tuzarijya. Hitutekereza, shyira ku murongo abantu wanga. Numara kubatondeka abo bose warabishe, warabamaze. Here ku mugabo murarana, gere kuri bene nyoko mwonsi bere rimwe, ugere ku baturanyi, ugere ku mwatishanyije, ugere ku muririmbana, ugere ku musengana, warabamaze. Uri intera hamwe ya mbere. Hari intera hamwe ziri ku rutonde rw'u Rwanda, hari n'iziri ku rutonde rw'Imana we. Kandi ziri kuri isa y'u Rwanda zifite amahirwe yo kwihana zikababarirwa zigakizwa. Ariko niba uri intera mwanditse ku rutonde rw'Imana, yumva ukuntu Eli yabwiye abana be. Eli yarababwiye ngo bana banje, ngo ibyo mukora ni ibiki? Ngo umuntu nacumura ku wundi, Fabri ngwino. Uyu turayoborana. Njyewe nincumura kuri Haleluya. Abanga umuntu nacumura ku wundi, umuntu nacumura ku wundi, ngo Uwiteka azagira gute? Azamwitwarira. Njyewe nincumura kuri Fabrice, nabyumvise, Yesu cyangwa se bibeba ngo Uwiteka azatwitwarira, atubabari ibicumuro byacu, tuzava ngo Mana tubabarire. Arabwa ngo bana banje, ariko umuntu nacumura ku Uwiteka ninde uzamwitwarira? Nuko wanditse muri Samweli. Ngo bana icyo gihe abana ba Eli, ngo bibeba ngo bana ba Eli bari ibigoryi kandi bari abatambyi, ngo bajyaga basambana n'abakobwa n'abagore cyangwa abakobwa, bakoraga ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Kabiri, ngo bajyaga barya ibitambo, abaje gutamba batari batamba, ngo bitera Abisirayeli gusinuka ibitambo byera. Ngo batari batamba bagakoza ati databuja ntumye inyama, bati nimwihangane tubanze twose ibinure, bati murazima ku neza, nimwanga turaziha. Ngo bagahita bakubitamo nigikira akatwita ifushati muri digital, bagahita bakubitamo igifushati kinini, inyama bakayitwara, uje gutamba ibitambo akayijabura agahita kabireka. Ngo bituma abantu b'Imana bazinuka ibitambo byera. Ubu hari abantu bazinutswe insengero bitewe n'abatambyi bamwe n'aba. Eli rero ngo amaze kumva ayo makuru, na Eli yari afite ikindi kibazo cyo gusaza, akaba n'impumyi yarahumye. Habwa ngo bana banje, ibyo numva ni ibiki? Ibyo mukora ni ibiki? Ko umuntu nacumura kuri mugenzi we Uwiteka azamwitwarira, none ko muri gucumura ku Uwiteka ninde uzabitwarira? Byarangiye Imana ibishe. Imana igambiriye kwica abantu. Soma ijambo ry'Imana cyamwitangiriro 6. Urasanga Imana ngo yicuje icyatumye irema abantu. Ibwira Nowa ngo nicujije icyatumye ndeba abantu, kuko imitekerereze yabo bose ni kubwo imitekerereze y'abantu bo mu gihe cya mbere, kubwo iyo mitekerereze y'abo bantu, iyo mitekerereze yari mibi,
byatumye Imana igambira. Yarabikoze cyangwa ntiyabikoze? Yarabikoze cyangwa ntabwo yabikoze? Imana yarabikoze, Imana yarabishe bitewe ni imitekerereze. Tugiye gusenga begekeho kwango ntanga umwanya. Narinje kubabwira uko Imana yantumye, n'ahandi hose iri bubashe kuntuma ndajya kuribabwira iryo tegeko rishya, kuko abantu bashumbye batazi tegeko rishya, bari kuririmba batazi tegeko rishya, bari kubwiriza batazi tegeko rishya, bari guhanura batazi tegeko rishya. Kunda mugenzi wawe nkuko Yesu yadukunze akatwitangira. Kandi nitugira urukundo nibwo tuzabasha kwera izi mbuto zikagumaho. Nitugira urukundo nibwo bazamenya ko turi abigishwa bayo. Naratangaye. Abantu bamwe bagiranye ibibazo, ari abakristo babiri, simvuga amatitire yabo. Umwe abwira undi ngo agenda ubyare inkoko, nanjye nzabyara agaca. Kuse abantu bazajya mu ijuru ryo kwandi? Hano nta rukundo rurimo. Harimo urukundo? Rurimo? Nubyara inkoko undi akabyara agaca rurimo? Abarokore babiri badasaba n'umunyu baturanye, urwo rukundo bazarijyamo? Uziko ntabwo inkobwa nteko muzi ko tutazajya mu ijuru. Amaye ntimureba nabi turi buburi ijuru, kandi turi bijijwe n'akantu kangana. Niba umugabo wasinda urasabwa kumukunda, kumukuyakuya, ukamukorera ibyo warahiriye imbere ya padiri na pasiteri ukabyuzuza, ukamukorera ibyo wamurahiriye muri mwenyine, mujya kumvikana mukifatanira ku rutugu ari ninjoro cyangwa ari ku manywa mukijyanira. Munyange Imana ntiyabirebaga? Yarabirebaga. Ese ubu muzi ko mwabagabo mwe mutunze abagore batari abanyu? Ntago makuru mufite abakobwa mwateye inda iyo ngiyo murabasiga, muraza usiga uteye inda Mariya, ngwino hano, ngwino nawe nushaka kubura umugabo ntacyo bitwaye, ngwino banguka. Ntacyo ukakunyarukira ugasiga Mariya ukamubwira ukuntu umukunda, je t'aime, reka sinakubwira I love you, ukabisoza ugahita umudoma inda, Mariya ugahita umuta hirya iriya, ugahita uza kwa Nyesi, tugahita tukigendera, ukantunga ukangira umugore. Sinjye mugore wawe. Umugore wawe ubundi akagombye kuba ruriye. None imbere none ufite abagore babiri. Iyi Imana ikureba ufite abagore babiri. None se Mariya nuwande? Mariya umuhaye nde kumutaye hariya ukaba umujugunye? Imana yacu ntihuga. Ngiri tegeko rishya, mukundane. Umugabo ufite umugore abaye afite urukundo ntiyakwangiza umwana w'umudiyakoni basengana mu itorero. Perezida wa korari abaye afite urukundo ntiyasambanya abakobwa ayoboye n'abagore, abashukisha utuntu Imana yamuhaye. Nta rukundo dufite. Urukundo rw'Imana ni rwo kuvuga. Urundi dufite urukundo rw'abadayimoni. Abantu bafite urukundo rw'abadayimoni. Abantu bafite urukundo bakundana kuko bahuje amoko, abandi bakundana kuko bicarana hakomeye, abandi bakundana kuko bahuje uduhinda twabo. Tukoze ibya. Abandi bahuje uduhinda twabo bahuje tubatera gukundana. Ko n'urukundo rw'abadayimoni. Ntabwo ari urukundo rw'abana b'iki b'Imana. Urukundo rw'abana b'Imana usabwe gukunda umuremure n'umugufi, utunze n'udatunze, uwariye n'utariye. Ushaka kuba udafite ubushobozi bw'ibyo wabaha, ariko usabwa kubakunda. None barazana umupasitoro hano induru zikavuga, mugahita mumwanga. Mumwanze nkande se mwaramuremye? Marasabwa kumukunda. Abantu bafite inkundo z'abadayimoni barebye mu matelefone yanyu, umusore atereta abakobwa batanu bose akabwira ko azabatwara. Kuri finali bagashiduka ahagaze hano bamwereka bati mwize. Iyo umukobwa yaza kuba igishoshwe
wabyumvise agaseke ari kuba yarakamennye yaribeshye ko bamukunda dayeri umuntu uzavuga ngo aragukunda akakubwira ngo mujyane mu buriri ntabwo aba agukunda ngira itegeko rishya rero mukundane mugire muti mukundane haleluya kandi ntimubikorere ikindi mubikorere yuko nanjye nabakunze soza urukundo Yesu yadukunze nta rundi urusanga Paulo yandikiye ngira ngo abaroma avuga ngo abantu Imana yamenye kera haleluya yarabahamagaye abantu Imana yahamagaye yarabatoranije abantu Imana yatoranyije yarabatsindishirije abantu Imana yatsindishirije yabahaye ikintu cyitwa iki ubwiza abantu babatijwe ejo bundi haleluya uru rukundo Yesu yadukunze hari abantu ngewe tungana bakiri mu kabari bingana kuba ngewe yarampaye kumenya apana iyi mikoro ntabwo urukundo Yesu yankunze rungana n'iyi mikoro naba ni ipfobeje cyane ntabwo urukundo niyo mpamvu iyo uhagaze hano bakahagukura nta gikuba kiba cyacitse oya ni ikiheze urukundo Yesu yankunze ndarugendana nkarurarana nkaruryamana nzaruzukana ku munsi w'abapfuye Yesu nashimwe abantu barabeshyana ngo barakundana bakagabira n'inka kugira ngo azagutungira umugore agahita guha inka agahita areba ikintu agahita kikugurira ukagira ngo ni urukundo rwamuteye guterura ikintu runaka akagihuha kumbi arimo arotota afite urukundo rw'abadayimoni rwo kujya kuguteretera umugore ngo ni urukundo rw'abadayimoni abantu barakundana bakiga kunywa inzoga bakigishanya kunywa inzoga gusa ni urukundo ntabwo ari urukundo rero soza ntabwo iri jambo nariteguye ngo nryigishe ahubwo numvishe iryo jwi rimbwira ngo bwira abantu bakundane bagira bate bakundane bagira bate ngo abantu bagira bate yemwe bari hano abantu bagira bate abantu bagira bate abantu bagira bate mwese tugire dute dukundane tubitewe n'iki tubitewe nuko Yesu yadukunze akatwitangira nidukundana niho bazamenya ko turi abigishwa be tugiye gusenga Imana utega amatwi rero wumve urukundo rurihangana hitutekereza kuko kwihangana binsaba ko nihanganira Fabrice aba yampemukiye kwihangana usa ko wihanganira uwo nguwo umutima wawe ukubwiye kuba utamwihanganira ubwo waratsinzwe urukundo ntarwo kabiri urukundo rugira neza mbese ugira neza urukundo abantu bagendanye muri taxi muki ndashaka kuvuga ku rukundo kuko urukundo ruragupusa urukundo ruragusunika bagendanye muri taxi bajyana umwe agura akaji mugenzi we ntiyakagura aricara arakanywa ariko umutima mbwa tugose kunyoye wenyine mugenzi we ko ataguze kandi akukagura bari baharenze bari bagize gute baharenze ahita musunikira avuga ngo ako nguza akaji sinakuguriye ariko nawe uze kugura amata urwo ni rwo rukundo ajya kugagura niyabitekereje cyangwa niyabihaye agaciro ariko abana aranyoye mugenzi we ntanyoye nagize gute ntanyoye urukundo ugira neza wowe mwibuke ko batubwiye ko hari ibitabo bibiri bya wa mugore kimwe kivivu kigize gute urukundo rugira neza urukundo ntirugira ishyari barukore bene data ishyari sinzi ibyo wacu yavuze ngo bambaye gute ishyari Fabrice uko wambaye byatuma umuntu akwanga nta kindi mupfu ya makorasa mubyina hano ukayabyina byatuma umuntu akwanga ishyari sewe ntugira ishyari iyo mugenzi waguze imodoka urishima iyo mugenzi wambaye igitenge urishima iyo mugenzi yujuje inzu urishima iyo yabonye promotion birakunezeza cyangwa ujya ku musozi kumuvuma naratangaye nasenganye n'umuntu igihe kitari gito nazi ko amvuma
bukeye Imana irambwira ngo hari umuntu mugenda niyo muhuye mutandukanye iteka ryose arakuvuma. Mpeta ndamukeka kandi nkeka utari we. Bukeye mpura n'umuhanuzi urebayo neza. Rambwira ati uyu muntu arakuvuma kandi imivuma kuvuma ihita imugarukaho. Mwumva ibintu mukora. Kubera ko ibintu akuvuma nta ruhare ubifitemo. Kumbi twe yagusenga, twamara gusenga ibyo twasenza agahita bisiribanga. Agasubiraho agahita asiribanga. Kagira gute? Gasiribanga. Igihe kiragera nyine burya Imana ikomeje kuvuga ikabona uri injiji iguha ibimenyetso. Ntago namukekaga, nakekaga undi. Noneho njya ahantu araza arahansanga amaze gusenga ndagenda nsohotse atavuga ngo ahita aramvuma yibagirwa ko ari hehe mu bantu. Yibagirwa ko ari mu bantu abaramvumye. Ambwira ati se buri muvumiye iki? Ngo nagende. Bene data ibyo mukora iri ngiri tegeko rishya mukundane. Mugira muti mukundane. Urukundo ntirugira iki? Ntirugira ishyari. Ntago twabanye ni umuntu nasanze naha ayiwe mugirira ineza nyinshi, ineza nyinshi, ineza nyinshi, ariko ngatanga uwo muntu umuha ikintu Fabri akira. Wamuha ikintu ntashaka kukubwira ngo urakoze cyangwa Imana iguha umugisha. Araceceka. Ntago twaba ikunda umuntu igira urukundo ibyo ntago byitaho. Ariko n'ubundi ruracyahari. Naranamubabariye. Naranamubabariye imbabazi nyinshi. Urukundo ntirwirarira. Ntirugira gute? Ntirwirarira. Ntago rwirarira ngo uzuhagare hano utubeshye ukuntu wapfuye bakagushyira mu mufuka n'ibindi. Urimo wirarira ngo ukunde utwemeze. Urwo ntago ari urukundo rwa Kristo, ni urukundo rw'abadayimoni. Abantu babeshya hano bakavuga ubuhamya butari ubwabo. Urukundo ntirwihimbaza, niko kwihimbaza nyine. Nabandi hano nkumva ari icyo ndicyo, nkumva ibikisi uri igiki ko Imana yahuha ari mu mwuka ugahita ugushiramo. Urukundo ntirwihimbaza cyangwa ntirwishyira hejuru. Ngo urukundo ntirukora ibiteye isoni. Ibiteye isoni ni byinshi. Urukundo ntirushaka ibyarwo. Kintu abambere bari bafite. Abitorero basangiraga iki? Ibyabo. Uyu munsi no kurya ku biryo byawe. Mana yanjye. Kurya ku biryo byawe. Kandi wiriwe mu rusengero uvuga, wiriwe uririmba, wiriwe uhimbaza. Kurya ku biryo byawe ni ikibazo. Nta rukundo. Ntarwo ufite urw'abadayimoni kuko ugaburira abo musangira, ukagaburira na bene wanyu, ukagaburira abakugaburira. Kandi dukwiye kugaburira abatazatugaburira, dukwiye kwambika abatazatwambika. Urwo ni rwo rukundo. None se nimugira neza bene wanyu, mukagira neza ababakunda, kose muzaba mwezi zihe mbuto? Imana tubabarire. Ngo urukundo ntirihutiraho, ntiruhita rufata imyanzuro ngo ruce imanza. Umuntu ufite urukundo ntagaca imanza, banza agashyira muri logike agatekereza. Nibyo Fabrice yarabikoze sibyo? Ntirihutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu. Hari abantu baba mu buzima bwo kuba batekereza ibintu bibi ku bandi. Nta rukundo ufite kuko wabaye umucamanza. Ntarwo. Urukundo ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi. Hari abantu bavuga ati nari narabivuze. Uriya mugore nari narabivuze akizwa byahe. Wabivuze he? Wari ubizi? Wabivuze he? Wari uko yahuye n'umutego? Ninda muntu usitara inori gacika bishaka arahari? Ninda muntu unyerera akagwa kavunika ukugura bishaka? Uti nari narabivuze byahe? Urabeshya. Urimo urishimira ikibi. Kandi abarokore turabigira. Batenga umuntu ngo nawe bari baratinze. Rimwe Imana aratubaje ngo ko mupfusha mukarira, kuki ngiye mfusha ntimurire? Nuko nta rukundo dufite. Tugiye gusenga Imana avanga urukundo rubabarira byose. Ese urababarira? Urukundo rwizera byose, icyo twakivuzeho kare. Rwiringira byose, rwihanganira byose. Mwubike imitwe yanyu dusenga. Mana yarantumye ngo nze mbwira abantu ngo mugire urukundo. 2023 birashaka ko tugiye kubeshwaho n'urukundo.
2023 bashobora kuba ibiganza byawe ugiye kuramburira abandi ari byo bingana n'ibiganza Imana igiye kukuramburira. 2023 birangana imyenda ugiye kwambara, irangana n'abo ugiye kwambika, ibiryo ugiye kurya birangana n'abo ugiye kugaburira. Uriya mupfakazi w'Isarefati iyo atagaburira Eliya ntabwo yari buzapfa ariye nawe. Bishatse kuvuga iki? Nimugire urukundo, kandi mugire urukundo ko bazabagirira neza n'abatazabagirira neza. Imana itugirire neza. Tugiye gusenga utya. Ubundi nakavuze ngo twese twihane uhereye kuri jye, kuko nanjye ryaransinze neze nsanga hari aho njye ngira ukuntu ntazi uko nguko umutima wanjye umbwiye. Nyine ndavuga ngo Imana imbabarire mbere yuko nza kubibigisha, ko se nari kubibabwira nanjye ntarabanje kuvuga ngo Mana mbabarira. Hari n'igihe ndari nanjye ryarebaga kurushamo, ariko ndibaza ko atari ngiye gipagane kiba muri urusengero njyenyine, ushaka ko harimo n'abandi bapagane. Nta wundi muntu uhari ngo tubwire Imana ngo itubabarire. Turasenga kabiri, turasaba Imana imbabazi kuko twici itegeko. Arate ngo ngiri itegeko rishya, ntago ari itegeko rishaje, ngo ngiri itegeko rishya, mukundane nk'uko nabakunze. Harasigara umuntu asigara wicaye, ni umuntu wubahirije iri tegeko rishya. Uwumva atararyubahirije akumva ryaramutsinze, kumva ari umwicanya, akumva atajya yihangana, akumva yebaba we, akumva induru n'urusaku, akumva aruke dusengane. Imana njye kwicara. Imana ibaho umugisha. Amaraso y'umucunguzi niyo soko yoza abanduye, niyo yeza abanyabyaha de bakabonera rwose. Dushyire ibiganza hejuru, umuntu wese ashyira ikiganza cy'iburyo hejuru, abwira Imana ngo sinzwe n'urubanza kuko nsanze ntarubahirije iri tegeko, kandi ni itegeko rya nyiri igihugu tujyamo, ni itegeko ry'uwamennye amaraso, ni itegeko oya, ni itegeko nta birenze, kandi iyo umuntu yishe itegeko ahanwa naryo. Mwami wacu Yesu Kristo, abitorero rya Segemu duciye bugufi turi imbere y'amaso yawe Mwami wacu, kandi iri jambo ryatubwiye ngo nuko rero nidukundana ngo icyo tuzasaba Data cyose mu izina ryawe ngo azaheraho uko akiduhe. Biva ngo Petero na Yohana bageze ku irembo ryitwa Ryiza bari bakundanye, niyo mpamvu bahagurukije ikirema. Muri aka kanya ntabwo dutsinzwe n'urubanza, dusanze tudakundana. Abagabo ntabwo bakunda abagore babo, abagore ntabwo bakunda abagabo babo, abana ntabwo bakunda ababyeyi, abana ntibagikunda ababyeyi, imiryango ntikundana, abaririmbana ntibakundana, abasengana ntibakundana, abashumbanye ntibakundana. Ayiwa Yesu Kristo, abadiyakonana ntabwo bakundana kuko bacirana imanza. Ayiwe mutima wanjye urababaye, mutima wanjye urabyibutse. Ntabwo bakundana, barasekerana, buzuye uburyarya. Dusanze muri twebwe twarabonetswemo n'uburyarya. Uburyarya butuzaho muri bene Data, butuzaho muri bene Data, mu ngo zacu, mu murimo wawe, ariko duciye bugufiya. Maraso yawe natweze. Ubu bwoko bwe buhagurutse imbere yawe, hari abahagurutse bazi icyo gukora, hari n'abahagurutse batabizi bumva gusa kuko abandi bahagurutse. Hari abahagurutse bafite agahinda ko mu mutima, hari n'abahagurutse nyine ari ibisanzwe. Ariko wowe ugira icyo urema, wowe ugira icyo ukora. Wamara kugikora ukanakirema, wamara kukirema ukanagikomeza. Duha umutima mushya, duha umutima w'urukundo, duha umutima w'imbabazi, duha umutima wihangana, duha umutima wizera, duha umutima ubabarira, duha umutima utihimbaza, duha umutima Mwami wacu Yesu Kristo utishyira hejuru. Iri tegeko rishya reka turigendane, kandi impamvu iri jambo rije
ni kugira ngo dukosore ibigiye ibikosamye. Kandi impamvu iri jambo rije biraterwa n'iminsi tugiye kwinjiramo, kuko igipimo urukundo kigiye kuza. Igipimo urukundo kigiye kuza. Umuntu agiye gufunguza mugenzi we yikunda mwime, namwima agenda apfe, urubanza rumuzeho. Ayiwe, iri tegeko rishyamana rizirike ku mitima yacu. Urakoze, ndagushimiye ko tubabara ibyo twakiraniwe, kandi kuduhaye umutima mushya, umutima wari muri Kristo Yesu. Uwo niwe twinginze kugira ngo uturememo. Urakoze, tugukomeye mu mashyi. Urakoze, turagushimiye kuri Imana itubabara ibyo twacumuye, kadukiza n'ibyaha byacu byose, kubw'ineza yawe mu izina rya Yesu, amen. Yesu nashima. Haleluya. Amen. Jarivari maza soza nsubiza mikrofone turimbana ya ndirimbo yari yabinsabye, mbona nayiririmba bitari bunkundire, ariko mugendana aka kantu konyine, ntufate ibindi uvuge ngo hariho itegeko rishya. Itegeko rigize gute? Itegeko rishya ry'uko tugomba gukundana. Yesu ashimwe. Yewe inzara y'ibihumbi 2 yateye i Bugesera nari mpari. Buri buke ibiryo biboneka bazana imfashanyo. Umumama yashyize ikiringiti mu nkono, niba ari mu isafuriya nari bavuze mu nkono, abwira abana ngo nibacanira, araje ajya mu gikari arimanika arapfa. Rero muri mwaka 2023 ntago nzi icyenda kubamo. Nkubwire iki ngiki, nugira inusu y'umuceri, inusu y'ikifabri y'umuceri, hakagira umuntu uguhingukaho, ugira gute? Guhingukaho, uzihangane mubwire uti mwene data nakanari mfite, reka tugapasure. Ntuzikunde. Harimo ibintu bibiri bizatubaho, harimo gutanga ukabona, harimo kwimana agapfa amaraso yakakujyaho. Imana yangiriye ubuntu impa kumenyaho agace mu ndirimbo zo mu gitabo, ngiye kuririmba iyo natoranyijemo muri izo kugira ngo nyiririmbe, hanyuma mufashwe mu izina rya Yesu. Ntabwo uri umuhanzi ahubwo uri umuririmbyi. Yego. Kambasabe duhaguruke dukora uyu murimo duhagurutse, tunananura amaguru, kuko turamara umwanya munini twicaye twumva n'ijambo ry'Imana. Amen. Nifuza kuzagera muri wa murwa wo mwijuru, duhaguruke kumvira biruta ibitambo, ariko se ko ntazinziringeza. Abicaye duhaguruke twumvire, kuyinyereka wino vuba umukiza arakwereka inzira. Wino vuba umukiza arakwereka inzira. Ubwo najyaga ngenda uko nshaka, niho umucyo wantunguye. Uwo mucyo waramurikaga cyane, uturuka ku musaraba. Natunguwe n'uwo mucyo wangezemo rwose. Natunguwe n'uwo mucyo wangezemo rwose. Kandi ijwi ryaturutse muri uwo mucyo ritenewa muri nkweto, kuko hano ugeze hahindutse ahera, kandi Imana nayari yera. None nsiga inyoborwa neza rwose niyo Mana yera. Inyoborwa neza rwose niyo Mana ye.
habaho umunezero mwinshi mw'ijuru umunyabyaha ayihamye none Yesu nawe aragutegereje kugira ngo wezwe mireba ngwino wezwe amarasa yarakweza rwose ngwino wezwe amaraso yarakweza rwose kandi mumenye kwazagaruka vuba azabaje umujura nyirinzi yamenye umujuraza yaba maso kugeza ubwatebwa mube maso kuko mutazi umunsi n'igihe mube maso kuko mutazi umunsi n'igihe kandi mumenye ko ngiye kuza vuba zabanzanwe no guhemba ibikweranye n'umurimo w'umuntu nimukome sicyo mwahawe kora ibyiza kugira ngo uzahembwe bikwiranye nabyo kora ibyiza kugira ngo uzahembwe bikwiranye nabyo najyanwe no kubategurira hanyu kugira ngo muzabeho hari ibyicaro byinshi kandi byiza mukwiriye kuzabyicaramo nimusenge cyane kugira ngo mutazaburayo nimusenge cyane kugira ngo mutazaburayo nimusenge cyane kugira ngo mutazaburayo.